Hello, ndabasuje mwese mumeze mute? Karibu cyane kuri Risi France Lifestyle, nizere ko muri amahoro cyane. Ndakwakiriye nimba uri mushyashya ku channel, karibu cyane. Utarakanda subscribe na pyondeho nakande rwose kugira ngo ukomeze unshyigikire ukurikirana ibiganiro nkomeza kugenda nkubagezaho ebana by'ubwenge kabisa binyuranye twiga no guteka. Uyu munsi ngiye kubera uburyo twateka ebana imishaba cyangwa icyo bita imizuzu, babivuga mu mazina atandukanye bitewe naho uherereye. Uburyo bwiza butandukanye kabisa wayitekamo kugira ngo ize ihiye itanyenya amavuta kandi itafukobaganya. Ngiye gutangira mbereka nuko ngiye nayigize nayiciyemo udutwe hejuru ndanayoza neza. Murabona ko iyo umuntu ari kwitonora umuntu akuraho na hariya imbere umuntu ari buze kurya. Niyo mpamvu ntuzi ngo aho wayiguze umuntu wayikozeho haba hariho umwanda mwinshi rwose. Ikiza no kugira no kuyoza mu kugira isuku ubundi nta kibazo, ariko utanagije nta kibazo, ariko ikiza no kuyoza mu kugira isuku ubundi witonore bitewe na quantité uri buze guteka cyangwa utekera abantu bawe. Ubundi ugira raje hano nshiremo umunyu usimbize. Ngiye numvishe kwitekana umunyu ariyo ibiryoshye kuruta kuza kwishyiramo umunyu nyuma yahiye. Ibyo byiza cyane kabisa. Ubundi ushyireho amavuta ku ikano. Hano ku ikano niho mbona ibintu bikunda gukarangirwa cyane, ahanini biko bihira neza. Utekere ku muriro mukeya kabisa, wirinde gushiramo nyinshi kugira ngo zidasaya, sibajye nuko bavugara, zitagira zidafonyoka cyangwa se zitagira zidasaya. Ntabwo nzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, ariko nukwinda ko ziza kuza ebana ziri kunyenya amavuta cyangwa se ebana zafobaganye, nuko ikiza no kuyizirya rwose zitafobaganye no ari fresh cyane kabisa. Ubundi ushiremo amavuta make cyane kabisa, wirinde kuzishyiramo kuzigerekeranya. Ikiza no gukora niba batetse nyinshi ukora amaround menshi kuzigerekeranya, umva ziranyenya ebana zirafobagana. Niyo mpamvu ugomba guteka nkeya ukagenda ukora amaround menshi bitewe na quantité ushaka guteka. Uzishira ku muriro mukeya, nibyo byiza rwose kugira ngo zize zishya neza, zize gufata umwanya zishyemo imbere, ikindi saza kubabuka cyangwa se ngo zishirire. Nibyo byiza cyane kugira ngo zize gushya neza kandi ziryoshye. Uragenda uhindura bitewe nuko uri kubona, bitewe n'umuriro watekeyeho cyangwa bitewe nuko uri kubona ziri kugenda zishya. Ubundi ebana kabisa ikiza no kuzireka zigashya washyira ku kariro gake karinganiye, ni sawa cyane, ziza gushya bimeze fresh kabisa. Uko zigenda zihindura isura cyangwa se zihindura kureri, wagenda ugaragura uhindagura buke buke. Niho bituma, niyo mpamvu iyo washyizemo nyinshi ziratema, ariko washyizemo bukeya ufata uburyo nibyo bikorora kugira ugenda uzihindura imwe ibyo biza kugenda biza neza kabisa. Urabona ko ukuru ziri kugenda zishya, kugenda zihindura isura, ikaza zimeze neza kabisa, zigaragara neza. Ino mishaba yacu rwose urabona ko irasa neza cyane, ntago ari ibintu biri compliqué. Icyo umuntu agomba kwirinda no kuzigerekeranya cyangwa gushyira amavuta menshi. Ziraza zisa neza rwose nko muri kubona. Ngari ibintu bigo yabona ko imishaba iraryoshye kwirisha ka brochette cyangwa ibindi ebana ku ruhande ibintu byisha ka salade. Ubona ko rwose refresh cyane, ntago ari ibintu bicompliqué, ni ibintu byoroshye. Ushobora kugura imishaba ushobora kugura ahantu hose hatandukanye, ntago ihenze cyane. Ebana iraryoshye kabisa, umuntu wese yayibye. Mwakoze kureba channel ya Risi France Lifestyle, mwakoze kureba ama video nkomeje kubagezaho. Ebana mupyonde subscribe, mukore subscribe kugira ngo mukomeze mushyigikire, ukande subscribe kugira bigande ukomeze kukugeraho mu wa mbere. Bizu ciao ciao.